Aya basi dutangire mu ishyamba rimwe. Hari uwo dutangiranye uza ku isi y'abantu, yaje yambaye imyenda y'umweru ahantu hose, umubiri wose yambayeho imyenda y'umweru usibye mu maso gusa, kugira ngo arebe ikiri kujya mbere ho ntago yari yigeze ahapfuka. Yaje aha mu ishyamba, nuje ku isi y'abantu. Uyu ni nani? Ese uyu muntu ni muntu ki? Witegereze urebe. Nkwibutsa gukanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino chaîne, kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Iyi filime yiswe Umwana w'umuzimu, episode ya mbere. Izaba iryoshye ite? Bizaba ari agahebuzo. Uwaje mu myenda y'umweru araha mu ishyamba yarabanje aritegereza hirya no hino, aribaza ati ko atari guca ahangaha. Bisobanuye ngo hari uwo yari ategereje ko ari buze kuhatambuka, ndetse uwo yari ategereje ngo yari n'umwana. Ati uyu mwana ko atari guca ahangaha bitebye, ko yatinze. Uwo mwana ni muntu ki? Kubera iki ari we ategereje hano mu ishyamba? Niki kiri kujya mbere? Nakubwiye ngo uyirebe uyisoze, uri buze kuyikunda kandi uri buze kunshimira mu nyuma. Witegereze urebe akantu ku kandi. Nyagasani akiri ahangaha ategereje ko umwana atambuka, yagiye kumva yumva hari uri guturuka hirya amuturuka inyuma. N'akana gato kiyambariye ibirenge, kambaye n'ikanzu, ikanzu itari shyashya ariko isa nkaho nyine ishajemo ukuntu. Akana kamutambutseho, kageze imbere kataragira kure, wa mugore yahise avuga ati mwana muto, wikomeza kugenda, hindukira ugaruke hano, nari ngutegereje. Ati ndagushaka nonaha. Umwana yanze kumusuzugura, arangije arahagarara. Ntabwo ari ibyo gusa, umwana yarahindukiye agaruka inyuma. Ntabwo bari baziranye n'ubwa mbere amubonye, ariko yaramwumviye. Umwana nuko yagarutse. Wa mugore arangije aramubwira ati wa mwana we muto, naje ahangaha kugira ngo ntange amakuru. So yavuze ko ashaka kukugabira imitungo, cyangwa se ashaka kukuraga. Imitungo ya so ndetse n'iya nyoko, mbese imitungo y'umuryango yose igiye kuba iri kuri wowe. Ati kandi ikindi yaguhisemo, ni wowe wenyine yahisemo. Ntago ugomba kubihakana, ugomba kuzirikana imitungo ya so kugira ngo itazigabirwa n'ababi, cyangwa se abafite imigambi mibisha, abagizi ba nabi bakigarurira imitungo ya so. Ati ku munsi w'ejo uzaze mu irimbi aho so yashyinguwe, uzahaze kandi uzindutse. Ati none se kubera iki ushaka ko nzaza mu irimbi? Niyo magambo akana kamubajije, kagize amatsiko. Ati kuki umuntu ari kumbwira ibi byose? Ati ubundi uri nande ko ntagusobanukiwe? Ati njyewe ndi marayika. Ati kandi ndabizi ufite amatsiko yo kumenya ibintu byinshi, ibyo bindi uzabimenya ejo nugera ku irimbi, nibwo uzasobanukirwa ibindi byinshi. Umwana arabyumva. Ati kandi ikindi ugomba kumenya, ibi bigomba kugumya ari ibanga, kabone na nyoko wakubyaye ntago agomba kumenya ibi byose, bimenywe nawe wenyine gusa. Sibyo wa mwana we? Urabyumva cyangwa ntabwo uri kubyumva? Nizere ko wanteze amatwi. Ati cyane rwose ndabyumva. Ati nibyo. Ati okay, niba wabyumvise noneho wakwikomereza urugendo rwawe ukagenda. N'umwana muto, umwana yahise ava aho ngaho aragenda, gusa bamubwiye ko agomba kubigira ibanga, na nyina wamubyaye ntabimubwire. Witegereze urebe akantu ku kandi. Nakubwiye ngo ibintu byagenda byaryoha. Tuvuye kuri uriya ruhande, wa mugore we yahise agenda, hari uwaje aha. Sasa murumuna wa nyakwigendera, ariwe papa wa kariya kana, yaje ahangaha gutera mu rugo rwa mukuru we. Avuga ati rero njyewe uko mbyumva uhereye ubu, umutungo wose wa mukuru wanjye ugomba kuzaba uri mu maboko yanjye, Nyagasani. Kumbe icyo atazi nuko umutungo hari uwo bashaka kuwugabira ku munsi w'ejo. Ati kandi ikindi, nawe wa mugore we ugomba kuba umugore wanjye, tukabana nk'umugore n'umugabo, nkagutsindira. Ibyo by'imigenzo ya kera rero mwitwaza ngo ntago washakana n'umugore
wa mukuru wawe ibyo nge simbyizeramo kandi nta nubwo bigikorwa, ntabwo bigikora. Ati ubu hariho ibindi bigezweho. Ati rero ibyo kugirana abagore n'abagabo njyewe rwose ibyo bintu simbyemera, ntabwo mbyemerewe. Ntabwo ugomba kunshyira hejuru cyangwa se kwishyira hejuru ngo wumve ko imitungo y'umugabo wanjye wagakwiriye kuyijyana kandi mfite abana twabyaranye. Ibyo bintu rwose rero njye ntabwo nabyemera, ntabwo nshobora kubyemera rwose, ubyumve, ntabwo nabyemera. Kandi koko uyu mugore yavugaga ko imitungo y'umugabo we igomba kujya ku bana be ikazabatunga, ariko murumuna w'umugabo we yakamejeje, ni muramu we yakamejeje ngo arashaka iyo mitungo nawe. Ese iyi ntambara iri buze kurangira gute? Biri buze kugenda gute? Uyu mugore agerageje kwidefanda ahakanira n'umugabo, amubwira ko ibyo bintu atabyumva ndetse atagomba no kubyemera, amubwira ko ari n'ibintu bidashoboka. Uyu mugabo we ntago ari kubyumva. Uyu yaravuze ati nawe ushyira mu gaciro. Ese iyo mitungo nuyijyana aba bana baziga bigenze bite? Abana ba mukuru bawe bazatungwa n'iki? Bazabaho gute? Nawe shyira mu nyurabwenge nk'umuntu, unsobanurire umbwire. Uyu yarangije avuga ati erega naje ahangaha nabiteguye kandi ijambo nakubwiye ntabwo nshaka kwivuguruza, utaza gutuma nivuguruza. Navuze ko umutungo wose wa mukuru wanjye ugomba kwegukanwa nanjye, sinshaka kongera kubisubiramo. Kandi nawe urongera kuzamura ijwi hejuru ubihakana, ndakubwiza kuri ko ingaruka ziri buze kubivamo ugomba kuzirengera. Sinshaka no kongera gusubirana ko, cyangwa se sinshaka kongera gusubiramo ko ugomba kuba umugore wanjye tugafatanya kurera bariya bana. Ntabwo ushaka kongera kwisubiramo. Unyumve niba urunyumva, niba utananyumva nabyo umenye ko ubwo ufite ikindi kibazo, ufite ikindi kibazo nyagasani. Witegereze urebe, akana kabyumva, akana kabyumva. Ati ibi byose nabikoze neza kugira ngo ngufashe kurinda uwo mutungo rega, nabikoze neza mbyiteguye, kubera ko uwo mutungo ntiwashobora kuwumanaginga, nabitekerejeho. Kandi wa mugore we nutabigendamo gake, izi ni aferi za famiye, ubigendemo gake. Uyu mutungo wa mukuru wanjye si uwawe, ni uwa mukuru wanjye nyine, kuko turi abavandimwe, ugomba no kuba uwanjye. Umugabo urahangaye yakamejeje ngo akeneye umutungo wa mukuru we, kandi mukuru we nawe afite umuryango we. Ese biri buze kugenda bite? Ese ibyo yakoraga nibyo cyangwa si byo? Yagiye arakaye avuga ati ingaruka uze kuzirengera zibizakubaho nyuma y'uko uzaba wanze ko uwo mutungo ubu wanjye. Umugore yasigaye ngaho yibaza, ari kwibaza ikijya mbere, ari kwibaza icyo ari buze gukora, nawe nta gisubizo afite. Ku munsi ukurikiye wibuka uwo basezeranije ko agomba kuza mu irimbi ka kana gato. Uwo babyumvikanye cyangwa se wamuhaye ubutumwa we yahageze mbere y'umwana, agomba kuba amutegereje ngo umwana arakenewe cyane. Hari uwamutumye, uwamutumye ni se w'umwana. Se w'umwana amaze iminsi 40 apfuye, ariko ngo akeneye akana ke ngo kaze mu irimbi, arashaka kukaraga, kugaha imitungo yose ngo kaba ariko kayimanejinga. Muri ako kanya umwana nawe yahise ahagera. Akimara kuhagera asanga wa mugore we yahageze kare. Umwana arangije arazenguruka ajya ku ruhande rwo hirya. Uyu mugore ntago avuga amagambo menshi, avuga amagambo make cyane. Gusa wibuke nawe yabwiye umwana ko ari umumarayika, ntago yigeze amubwira ko ari umuntu usanzwe. Kandi buryo ki twanabibonyemo ukuntu ari kuza akongera akabura, bigaragaza ko atari umuntu usanzwe kuko byanyabyo. Yakomeje kunama ahangaha areba kumva y'umugabo, akomeza kwitegerezaho. Akana nako niko kahise kabikora, karamwiganye. Uyu yarangije aravuga ati uyu munsi ndakwinginze, ati kuri uno munsi nicyo gihe cyiza, namaze kugenzura buri kimwe cyose kijyanye n'umurimo kugira ngo ngufashe kurinda umutungo wawe utazajya mu maboko y'abantu babi cyane. Rero kuri uno munsi mwiza, igihe cyiza cy'amahoro, uyu munsi mpaye imbaraga umwana muto, mpaye imbaraga umuntu zo kurinda cyangwa se gusigasira umutungo wawe.
ndetse no kugira ngo akomeze awurinde abo bagizi ba nabi cyangwa se abo babi bashaka kuwigarurira. Atakomeza ugumane mu maboko ye, utazajya mu maboko y'abo bantu. Ikindi kandi ntabwo ari ibyo gusa, nanjye nzaba ndi inyuma ye, nzakomeza kumugenda hafi, mugenda iruhande, mufasha kureba neza se koko uwo mutungo uri kurindwa neza cyangwa. Ikindi ntabwo nshaka ko birangira gutya, n'ubundi uyu mwana arabizi, iby'ibanga bigomba kugumya ari ibanga. Amaze guha umwana umutungo, yahise ahindukira. Yari abanje gusaba ububasha cyangwa se abanje gusaba ubufasha. Yamukoze mu mutwe, hari imbaraga yamushyizemo. Yari umwana muto, gusa akana gato bitewe n'amagambo bakabwiye ngo ntikabibwire iwabo, kabicecetse kuko ntikabivuga. Ubundi mu busanzwe tuzi ko umwana iyo ukimubwira ikintu ntago abigira ibanga, niyo abonye akantu kadasanzwe ataha ariyo makuru ashyiriye iwabo. Ariko uno mwana nawe ntago yigeze abivuga, wagira ngo ni umuntu mukuru kandi wamureba ukabona ni umwana. Uyu mugore yarahindukiye aramwitegereza, aramubwira ati ibi bintu bigumye ari ibanga nk'ibisanzwe, sinshaka ko hari umuntu n'umwe uzabimenya, kabone na nyoko wakubyaye ntago agomba kubimenya. Yarongeye amusubiriramo ya magambo. Umwana nawe ko ibanga rishoboye, ashoboye kuribika. Ati kandi wakana we, nizere ko ibyo dusezeranye, amasezerano tugiraniye hano uzayubahiriza. Ntuzigere ugira ubwoba cyangwa se ngo utinye uwo ari we wese uzagukanga, kuko nzaba ndi kumwe nawe. Ati ndabyumva cyane rwose kandi nzabikurikiza. Ati wa mwana we, komeza ushikame, ugire umutima ukomeye kandi urinde umutungo wa papa wawe neza. Umutungo wa papa wawe uwiteho, ntuzigere na rimwe uha agahenge abo bose bashaka kuwigarurira. Umwana yahawe imbaraga, ararazwe kuri ino nshuro. Reka tuze turebe biri buze kugenda bite. Ese anko we uri gushaka kuwigarurira ari buze kubigeraho cyangwa biri buze kugenda bite? Tuvuye kuri rwa ruhande, umwana nuko yatashye, nyina ntabwo azi ahantu avuye, ntabwo yamenye ngo umwana avuye he. Gusa nyina nawe yifitiye ibibazo bitamworoheye, ari kwibaza ese uru rugamba rurarangira gute, ibi byose ari buze kubinyuramo gute. Nawe nibyo bibazo yifitiye. Akana karaje kicara impande ya nyina, kamwitegereje mu maso, kabona arabangamiwe, kabona afite agahinda kenshi. Karamurebye, nyina abura icyo avuga. Buriya ababyeyi tuba duhishe byinshi. Yabuze icyo avuga na kimwe, amarira atangira gushoka ku matama. Akana karamureba, kuko mama wanjye ari kuzira iki? Uyu mwana nta kindi yakoze, yahise areba nyina, aramwitegereza bitewe n'agahinda yari afite. Umwana aravuga ati mama, ihangane uhagarike ayo marira, uri kurira cyane kandi ndi kukureba, sibyo? Mama rwose wibikora ibi bintu, wikomeza kwiririra, kuko n'ubundi namaze kubona ko iki kibazo gikomeye cyane. Rero n'ubundi nta kintu na kimwe wagihinduraho, iturize. Gusa akana kamuhishe ko kamaze kuragwa, kamuhise ko kahawe imbaraga zo kugira ngo karinde umutungo. Nyina yaravuze ati wa mwana we, byihorere, wowe uracyari muto, ntabwo ari ngombwa yo gusesengura ibi bintu cyangwa se ngo ugire icyo ubimenyaho. Ibi ngibi ni iby'abantu bakuze, ntabwo ari ibibazo by'abana bato nkawe. Bigendemo gake rero, wicecekere, sibyo? Ni iby'abantu bakuru. Ati kandi ikindi, ntabwo nigeze na rimwe nifuza ko papa wawe hari umuntu yagirira nabi cyangwa se ngo uwo muntu we amugirire nabi. Ariko amagambo yavuzwe cyane n'iki giturage yarambabaje cyane, yanteye agahinda, bituma ntekereza ko kuko wasanga papa wawe ari umurozi. Kandi uno mugore ntabyo yari azi ko umugabo we ari umurozi, ariko muri karitsiye bose bakomeje kugenda bahwihwisa bavuga ko ari umurozi. Nawe ngo bimutera kuba yatekereza ko koko umugabo we ari umurozi. Ati ariko mwana wanjye, sinzi niba ibi bintu tuzashobora kubibamo mu mutekano. Ntabwo nzi niba umutekano rwose uzaba woroshye kuwubona, kuko ibintu byatangiye kudogera, byatangiye gufata indi ntera kurenza uko twabitekerezaga. Ubu bigeze aha, njye mfite ubwoba, nifitiye ubwoba wa mwana we. Niyo magambo umubyeyi yabwiye umwana we. Buriya umubyeyi ufata intambwe iya mbere
yarangiza akabwira umwana we ko afite ubwoba kandi ibintu bikomeye. Ntuzagire ngo koko ibyo bintu biba byoroshye. Ubundi ababyeyi ni bamwe mu bantu usanga babwira abana babo ni mu bibazo bikomeye bakababwira ko byoroshye biri bukemuke, ariko uyu we yarabivuze. Akana karangije kavuga ati yego mama ndabibona, ariko ibi bintu koko bishobora kuba bireba bakuru. Umwana nawe yahise abyikuraho ati ni ibibazo bikomeye bireba abantu bakuru, niyo mpamvu nanjye ngiye gutuzamo gake gake. Ati none se mbwo mwana wanjye, ibi bintu wowe nk'umwana n'ubundi ko nawe uri kureba ibiri kumbaho, uri kubona twakora iki? Duhanganye n'abantu bakomeye cyane. Ati mama erega wibitindaho. Ati mwana wanjye byihorere, ahubwo njyewe icyo nkeneye nuko wampa igitekerezo ukambwira ngo uri kubona tuzabinyuramo gute, tuzabikora gute. Ati mama biraza kunsaba kubanza kubyiyumvisha, ndabanza ngerageze numve ko nabisobanukirwa, nanjye shaka igitekerezo, shaka inzira twabinyuzamo tubikemura. Nyina arangije avuga ati mwana wanjye rwose ngende kumva turi mu kaga, turi mu bibazo bitatworoheye. Ati kandi ikindi, niba wa murozi yatangiye kudukurikirana, yatangiye kutugendaho ngo hari umurozi uri kubakurikirana, njyewe rwose mfite ubwoba bw'uko ari buze no kutugirira nabi. Ati kandi ikindi, niba tuzaba dufite umutekano, ibyo byo ntabyo nizeye habe na gato, habe na gato. Turi bubigenze gute? Umubyeyi uri aha byamucanze, uwatangiye avuga ngo ibibazo barimo n'iby'abantu bakuru, ngo umwana muto ntashobora kubizamo, nta nubwo ari ngombwa ko abizamo, atangiye kumugisha inama, kandi ari kugisha inama uwo yabwiye ko ibibazo bihari atari ibye. Umwana rero nawe bitewe n'ukuntu yatekerezaga kure, yamubwiye ko agomba kubanza akabitekerezaho, akabibonera igisubizo, hanyuma rero akagira cyangwa se akabona kugira icyo amubwira babikoraho. Reka twitegereze turebe. Ku rundi ruhande barakwereka hari abari aha ngaha, wa musore ndetse na nyina, ubwo ni nyina wa nyakwigendera. Nyina yararimo kumubwira ati se koko urabona ibi bintu koko utangiye kuzamura muri aka kanya ngo urashaka kuragwa, ntabwo igihe kiragera. Kandi ikindi ugomba kumenya, uwo mutungo si n'uwawe. Gute mukuru wawe akuraga ibyo yavunikiye n'amaboko ye yakoreye? Ikindi kandi, mukuru wawe yari afite abana, afite n'umuryango n'umugore. Iyo mitungo rero yakabaye ari iy'umugore we, ikaba n'iy'umuryango we. Ati se ubundi nta soni ufite? Kuki udashaka umugore wawe warangiza ukajya guhombera ku mugore w'abandi, cyangwa se muri make ukajya gushwarirwa ku mugore w'abandi, byose ari imitungo ukurikiye ya mukuru wawe? Ibyo bintu uri kumva biguhesha ikuzo koko? Tekereza nawe bazabyumva muri iki giturage. Kuki ushaka kudukoza isoni? Urashaka guteza urubwa umuryango wacu wose. Ati se ubundi uba wumva ufite ubwenge, cyangwa uba wumva utekereza? Wagakwiriye kuba warakoze. Mukuru wawe yakoraga uri aho ngaho wasamye, none ubonye apfuye uravuze ati reka njye gufata imitungo ye njye kuyiryamira, njye kuyikenyereraho. Ibyo uri kumva byaguhira gute? Mwana wanjye humuka, ibyo bintu uri gukora ntabwo ari byo, kandi ibyo bintu no mu muco w'iwacu ntabwo bibaho, byo kuvuga ngo ugiye gushaka umugore wa mukuru wawe. Urabizi ko ibyo bintu byacitse mu muco w'iwacu bitagikurikizwa. Ati mama ntabwo ndi kumvikana nawe. Ati ndashimira sogokuru cyane ku bw'iki kibazo. Ikindi kandi ndashaka ko tujya mu biganiro tukabiganiraho bino bintu, utari kwishyira hejuru cyangwa se ngo ujye kunyumvisha buryo ki ibyo ndi gushaka gukora ari amafuti. Ndashaka ngo twumvikane, uriya mutungo ugomba kujya mu maboko yanjye. Ikindi kandi uhereye nonaha, uhereye ubu, umutungo wose namaze kuwiyandikaho, mbese muri make namaze kuwufata nk'aho ari uwanjye. Nta muntu n'umwe wampagarika, nta n'umwe. Kandi n'uriya mugore ngomba kumushaka. Ibyo muri kuvuga ngo umuco waracitse si bindeba. N'abo bana muri kunkangisha noneho tuzabarerana, tuzabarerana. Rero uwo ntegereje ni umuntu uzaza kunyitambika umbwira nabi, ambwira ko imyanzuro nafashe atariyo. Uwo we arambabaje cyane.
ikindi kandi guhera none ngiye no kujya gufata umutungo wanjye, umutungo wose, kuko ni uwanjye. Uyu yakamejeje. Imitungo mwa bantu mwizarikora. Ibaze nawe, hashize iminsi 40 abantu baracyari mu gahinda, ariko ndebere. Sasa nyina nawe aramusubiza ati, niba narakubyaye nkagutwita nkakurera, nagutwisa amezi 9 nkakwibaruka nkakurera, none ukaba utangiye kwifatira imyanzuro yawe, mbese muri make ukigira nkaho waje kungisha inama, ariko waje hari imyanzuro yawe wafashe, ndakubwiza ukuri ko uri kumenyera kandi uri no gukabya, uri kurengera, uri kugaragaza ikinyabupfura gike. Njye ndakubwiza ukuri singushyigikiye mu byo ukora. Uriya mugore ntago ari umugore wawe, imitungo ntago ari iyawe, ntago ari uko nkora. Rero uzabaze n'ahandi hose uzabaze, icyo nkubwiye cyo nta burenganzira ufite bwo kujya gukora ibintu nk'ibyo ngo ugende utwara imitungo ya mukuru wawe. Njyewe nkubwiye ibi byose nk'umubyeyi wakubyaye, ndarahira ibyo bintu nubikora ingaruka uzazirengere. Ndakwihanije wa mwana we, ndakwihanije. Ntuzatinyuke ngo utere intambwe ugende ujye mu mitungo ya mukuru wawe, wumve ko ushaka kuyitwara. Ibyo byo ndabikubujije kandi ubyumve, unyumve neza cyane. Akimara kubimubuza, uyu musore yabitekerejeho, arangije aravuga ati, mama tegerezaho gato, ngiye gukora ubusesenguzi cyangwa se ngiye gushaka amakuru yose ashoboka. Nyuma ho gato tuzamenyaho ikibazo kiri, kandi ikindi ubimenye ko n'ubundi nta kizahinduka nanjye. Noneho kuri no shuro ndabirahiriye nta kizahinduka. Sasa umwana atangiye gushwana na nyina, batangiye no kuvugana nabi, byose ari imitungo umwana atavunikiye. Ese ibyo no mubyeyi yabwiraga uno mwana ntago ari byo? Naramuka atwaye iyo mitungo, abana ba mukuru we bazitabwaho gute? Ibyo byose ni ibintu wakwibaza. Sasa umusore yarahagurutse aragenda, nyina asigara amubwira ati, wacyana urananiye, ati kuki ushaka kwigarura imitungo ya mukuru wawe kandi atari ya utarayivunikiye? Erega iyo mitungo ntayo uzaragwa, nushaka utuze ugende gake, kandi n'uwo mugore ntago azaba wawe. Ibyo nabyo bimenye. Ariko ubundi ubwo uba wumva ufite ubwenge? Wajya ushaka ukuntu wakwiteza imbere, kwibyo ari ibye nawe ukishakira ibyawe, uwo mutungo ukawureka. Ndakubwiza ukuri rero, ibyo urimo ni ubuswa kandi bubi cyane. Nta bintu by'ubwenge birimo. Ibyo bintu urimo ni iby'ubuswa. Iwe mutungo si uwawe wa mwana we, nta bwenge ufite. Nushake wisubireho, ushake buryo ki wakwiyitaho, ibyo bivemo, witegereze urebe. Kandi niba ushaka ibindi ukaba urimo ushaka kunyanduranyaho, unshaka akamunani, ukaba waje ahangaha kubihera, ndakubwiza ukuri ko ibyo ntago bizashoboka. Undebeye ukuntu kije imbere kije kumbwira ubusa. Ubu narinzi ngo aje kunyicaza ahangaha ari ikintu kizima agiye kumbwira. Kumbi ni ubusa nk'ubu ngubu. Ntago ngushyigikiye kandi sinzanagushyigikira wa mwana we, sinzanagushyigikira. Uri ikirumbo warananiye. Mukuru wawe ibyo yishakiye, kuki uri kubirurumbira? Kuki uri kubirurumbira? Njye narakubyaye, ibyo nkubwiye nubirenga uzabibazwa. Ibyo byarabaye. Bidatinze yahise agaruka kwa mukuru we byihuse. Atumva rero nkubwire muramu wanjye, ati waje gufata ibinanga imitungo itari iyawe. Ati iki? Uri kungerageza cyangwa uri gushaka kunteza ibibazo? Ahubwo wowe nta soni gute ushingira uvuga ngo naje gufata imitungo itari iyanjye kandi ari iya mukuru wanjye, yarayivunikiye. Mukuru wanjye tuvukana mu ndimwe, amaraso amwe, ugatinyuka ukavuga ibintu nk'ibyo ngibyo? Ntago bishoboka, nta nubwo byumvikana. Ngomba kuyifata iriya mitungo yose nkayitwara, inzu ikaba iyanjye, ubutaka bukaba ubwanjye, byose bikaba ibyanjye, kandi nta n'umwe umvuguruje muri mwebwe, mwese mukagendera ku mategeko yanjye. Aterega nibyo uri kwibwira,
nibyo koko ndabyumva waje kunteza ibibazo, ushaka no kuntera ubwoba, ariko nakubwiye kuva na kera hose ko ibi bintu ugomba kubihagarika, ariko ntabwo uri kubyitaho, ntabwo uri kubyumva. Kubera icyo utari kubyumva? Kubera icyo utari kubyumva? Ndakubwira ko imitungo atari yawe ariko ntubyumva. Atumva, genda ariko gabanya itiku aho ngaho, ntabwo ari amatiku. Ayo magambo uri kuvuga ni amagambo adafututse kandi atari na meza uri gukoresha imbere y'umwana uri aha ngaha, sibyo? Ibyo bintu nawe urabireba, nawe uri kubibona. Rero imitungo y'umugabo wanjye akaba mukuru wawe ntabwo wayifata ngo uyitware gutyo. Wenda nugira icyo uzakeneraho, reka tuzakugabanyirizeho, reka tuzaguheho. Akana gato karangije karavuga ati, hano nta byangombwa uhafitiye, nta butaka uhafite. Genda rero ureka kuduteza ibibazo, kandi ibi mbikubwiye ku neza, ntabwo ndi kuguhatiriza. Wabyanga wabyemera, ugomba kugenda ukarekura ino mitungo. Ibibazo bihari biri hagati yanjye na mama, ntabwo ari hagati yanjye nawe. Ati wakana uri kuvuga ibiki? Ubwo ni nyoko kuba wakoheje, jyewe ndi anko wawe. Ubu muri aka kanya nushaka unyite so. Erega nda amaraso amwe na so. Nta mpamvu rero yo kuza kumbwira utugambo nk'utwo ngutwo, nanagucisha akanyafu. Sasa umugabo uri aha ngaha yakamejeje, arashaka no kuba yakubita umwana, arashaka no kuba yamugirira nabi, ariko sinzi ko byamuhira. Bose n'ubundi byo bari kuburana byose, umutungo wamaze kubona nyirawo, wamaze kugera mu biganza by'umwana, kandi uwamufashije kubibona ibi byose yamubwiye ko azakomeza kumufasha kurinda uwo mutungo. Bari buze kubigeraho cyangwa. Akimara kuvaho, nyina yaravuze ati, wa mwana we, ariya magambo uvuze uyakuye he? Narindi mu bibazo ndi kuvugana n'uriya musore, ntabwo wagombaga kuzamo ngo ubwire anko wawe kuriya, bigaragara ko wamumenyereye. Ati mama, ubundi baravuga ngo ugusuriye ntumusuriye, yatekereje ko nta nyugira. Nanjye nabonaga ari kukumenyera cyane, rero nanjye nagombaga kumubwira nkamusomera. Gute nari kubona se ari kukubwira nabi agutoteza nkamwihorera? Ati wa mwana we, ibintu bigendemo gake, bigendemo gake ubyihorere. Kuba mpangayitse ndahangayitse, ikindi kandi sinzi neza mwana wanjye niba tuzaba amahoro njye nawe. Niba ari ntacyo bazadutwara sinamenya, ibyo byarabaye. Sasa aha ngaha bafite mushiki wabo, uriya musore afite mushiki we. Inaje ngo aravuga ati, mwana wanjye Mayaza, musaza wawe ari kunshanga rwose, sinzi ibintu ari gukora, nanjye ntabwo turi kubyumvikanaho. Urabizi hashize iminsi 40 gusa musaza wawe mukuru apfuye. Iminsi nibwo ikigera 40, ariko ndebere murumuna w'ibyo yibereyemo, ari kurwanira imitungo, ngo ari gushaka no gucyura umugore wa mukuru we. Ukibaza koko ibi bintu bizarangira gute? Ngo ari gushaka umugira umugore. Genda kwibaza, ese afite ubwenge, afite ikihe kibazo? Ati mama, erega umwana wawe wagira ngo yararozwe, wagira ngo ni urumogi, ariko se ubundi we ntabwo ujya umubona? Ni umuntu ukunda guhora mu businzi, uhora mu tubari yinywera. None n'iminsi 40 y'icyunamo itarashira, arimo kuvuga ko ashaka imitungo, ngo ari gushaka gusimbura mukuru we. Ibyo se bishoboka bite? Akajya nanone gufata n'imitungo ye? Mama, ibi rwose ntabwo mbishyigikiye. Mu muco w'iwacu ntibikibamo, no mu migenzo y'iwacu ntabwo bikibaho. Nge mama sinshobora kubyemera ndi nkawe. Sasa yaciyeho yigendera, yarakaye yaruriye. Ati ntumubonye ukuntu agiye? Ni kuriya tubanye, ni kuriya ameze. Nge mba munasa n'umuntu wataye umutwe, umuntu utagifite ubuzima. Urabona ko afite ibitekerezo bipfuye gusa, nta bitekerezo bizima kigira. Nge muna rwose yararangaye cyane, yararangiye. Ariko nanone
nkabona asajijwe n'iriya mitungo nimusajije vuba ngaha. Ati nibyo mama, ndabyumva rwose kandi byose ndanabibonye. Njyewe icyo nshaka ni kimwe, ntabwo tugomba gufata ibyemezo duhubuse tutabitekerejeho neza, cyane cyane noneho kubera uriya mwana. Mama reka tubitekerezeho, tubiganireho, tuzamenye icyemezo dufata. Ariko njye sindashigikira musaza wanjye, nzagaruka turebe niki kijya mbere, kandi nzaganiriza musaza wanjye numve ikibazo afite. Bidatinze uyu hari aho yahitiye, yaje ahangaranije aravuga ati erega n'ubundi mu busanzwe ujya utugira inama ukambwira buri kimwe cyose cyo gukora, no kuri ino nshuro rero ndagukeneye kandi ngo ibibazo byose birangire, bikemuke, birangiye. Ntabwo ndi kwiyumvisha ukuntu uriya mugore ari buze kuguma mu mitungo ya mukuru wanjye yavunikiye, yitwaje ngo nuko babyaranye abana. Ibyo bintu sindi kubisobanukirwa, rero nkeneye ubufasha bwawe, nkeneye kumba hafi ukamfasha. Ese uri buze kubikora cyangwa ntabwo uri buze kubikora? Ariko njye ndumva nta mpamvu n'imwe yakubuza kumfasha nk'uko wamfashaga na mbere hose. Nkeneye ubufasha. Hari uwo yaje kugisha inama hano amusaba n'ubufasha ngo nusanzwe amugira inama. Ati nibyo koko tugomba gukemura iki kibazo kandi biciye mu mucyo, twese tugomba kubigiramo uruhare, kandi ikindi n'uriya mugore arimo. Ati reka ntekereze numve. Ati rero nubwo mushiki wawe atabyemera na gato ndetse na mama wawe bakaba batabyemera, njyewe ndi umuntu wanyu ubafasha kandi nkabafasha nk'uko nanjye nafasha ab'iwacu, aho birumvikana. Ati rero ikintu ugomba kumenya, ibi bintu birakomeye, nubwo wowe numvise ubifata nk'aho ari ibintu byoroshye twahita dukemura gutyo, ntabwo byoroshye. Ati ariko ntabwo twahagarika ibi ngibi gutyo gusa, reka tubishakire igisubizo. Sibyo? Igisubizo ni ikihe? Tugomba kugenda, mbese muri make wowe ugiye kugenda ujye kumva ya mukuru wawe, numara kuhagera ufate agataka ko ku mutwe. Urabizi ahantu mwamushyinguye, aho umutwe mwawurebeshaga urahazi. Nurangiza uyoreho igitaka gifatika mu kiganza ukizane. Urabyumva? Ati ibyo ndabyemera rwose, ndabikora. Ibyo ndabikora nk'uko bimbwiye, gusa nizere ko igisubizo cy'ibyo nagusabye kiri buze kuboneka. Ati ibyo ndabyizeye cyane. Wegenda unzanira igitaka gusa, indi mihango ikurikiraho njye nzayimenyera, ibyo we ntacyo bikurebaho. Uyu nuko yahagurutse. Feri ya mbere yaje ku irimbi kumva ya mukuru we Nyagasani. Ni imigenzo utamenya ngo bagiye gukora ibiki. Ese iryo taka bagiye kurikoza iki? Baba bari bumuzure se kugira ngo atange iyo mitungo? Biri buze kugenda bite? Ikindi kandi niyo yaba hari, ntabwo nemeranya yuko yaha imitungo murumuna we asize umugore we n'abana be. Sinzi ko byakoroha, sinzi ko uwo mwanzuro yawufata. Ni umwanzuro utapfa gufatwa na buri wese. Yaje hano neza, ahantu bashyinguye mukuru we, areba ahantu ku mutwe, ayoraho igitaka nk'uko babimubwiye. Agomba kujyana rino taka ngo hari icyo bari buze kurikoresha kugira ngo bakemure ibyo bibazo byose biri kugenda bibaho. Areba hirya nk'umuntu wese uzi gukora ibintu bitemewe. Amaze kubona ko ntawamubonye, arahindukira aragenda. Gusa mu rugendo ataragera kure, Nyagasani wa mwana aramutegereje. Wibuka umwana niwe nyiri imitungo, niwe umurinzi w'imitungo. Sasa uyu yaraje ageze aha ngaha barapfubirana. Wibuka aka kana karanamumenyereye ejo bundi, muri iyi minsi bisa nkaho bari kuzirana, ariko yarikanze. Aka kana kageze hano gute? Kahageze gute nawe wabyibaza? Akana kaka kagombaga kuba kari mu rugo. Ati wa muntu we, ndagusabye subiza icyo gitaka aho ugikuye. Subiza icyo gitaka ahantu ukivanye. Uyu arikanga. Akana kabibonye gute? Kabonye gute ko nafashe itaka? Ati irihe taka se? Nicyo gitaka uri kuvuga? Ati icyo ngicyo ufatishije amaboko yawe, icyo wahishe inyuma, nicyo gitaka ndi kukubwira. Gisubiza aho ugikuye. Atumva rero wa mwana we, uri muto cyane ndetse muto cyane.
ibi bintu ntabwo ari ibyawe, bigendemo gake. Ni ibintu bikomeye kandi biteye ubwoba utagakwiriye kwisukira. Ntukomeje kubitindaho na gato cyangwa se ngo ubitekerezeho, njyewe niyo nama nakubwira. Ikindi kandi ugomba guhagarika kubigendamo ukabijya kure. Bihagarika burundu unabyibagirwe, kuko ibintu uri kwisukiramo nawe ntabyo uzi. Rero nuramuka ubyitayemo nabi cyangwa se ukabyinjiramo ukabisesiramo cyane ukigira nkaho bikureba kandi ari ibintu bireba abantu bakuru, uzabyigiramo isomo rikomeye cyane. Ndetse iryo somo uzigiramo rizagutera kwibaza impamvu mama wawe yakuzanye ku iyi si. Mbese muri make uzibaza impamvu wavutse. Iryo somo uzaryiga kandi ndakwihanije wakana we. Ni umuburo nguhaye, niba uri uwumva wumve, gusa njye ndakuburiye. Umugabo niyo magambo yabwiye akana, ati nguhaye umuburo. Umwana aramwitegereza ntiyagira amagambo yongeraho. Uyu mugabo aravuga ati kandi wakana we koko wakomeje kugenda umvogera cyane, ariko kuri ino nshuro ni irya mbere n'irya nyuma, ntitwongere kubihuriramo. Umugabo aratambuka aragenda asiga umwana aho ngaho. Rero azi ngo aramwihanije kandi azi ngo birarangiye. Akana karamurebye ari kurenga karahindukira ati aha, birasa naho hari ikintu kibi cyangwa se ikintu kidasanzwe. Ni ikibazo gikomeye kidasanzwe gitangaje kigiye kubaho. Icyo kibazo ni ikihe sasa? Umwana niyo magambo yavuze. Akimara kuvuga ibyo byose, witegereze urebe. Umwana nawe bamuhaye imbaraga isaburirwa irengero, nuko yagiye nyagasani.